ibazi ko muri iyi si buri wese afite icyo kandi muri isi ukuntu byubakitse ibyajori ni ibyajori cyane ntago waba ngiye kuba jori abaye uko ameze afite ibye bigize ntabwo ubundi byagombye kuba bigongana n'ibyanjye cyane rwose ariko tuba mu isi y'amashyari mu isi yo kutanyurwa ugasanga utunze byinshi ariko ntunyurwe nabyo ugahora wumva ko Regis kuba hari umuntu wamwandikira wenda tuvuge mu bantu bandika muri YouTube harimo abantu 1,000 muri abo 1,000 100 bari kuvuga ko bakunda Regis ariko hari abandi 700 wenda bikundira undi batamukunda naryaje naryanjye ugashaka naryo ngo rinyango rimveho urarishakira iki waburetse kuri iryo jana rihagije ubundi kuko kuri Regis avuga kwakumvwa n'abantu 100 cyangwa barahagije nge sinkeneye kugira umurengera w'abantu sinteganya kwiyamamaza mu nzego wenda ngo abantu bazange inyuma ngo bakore umurongo munini sinteganya kujya muri politike ngo nicyo kintu azigera njyamo icyo kintu narakirahiye nkisaba n'Imana ndavuga nti Nyagasani character yanjye iri primaire oya ntabwo byaba niyo yaba ari leta imbwiye ngo ngwino mu mwanya uyu n'uyu ni ukuri Imana nayisabye ko itazanshyira mu myanya politike kamere yanjye ntabwo ari politician uri munyapolitike agiramo n'uburyarya rimwe na rimwe byo bitangwa siyasa bamwe abandi gutya na gutya iyo kamere uwo mutima Imana ntiyawumpaye ngiyemo byaba ibibazo nta gihe na gito namaramo none Imana izamfashe nkomeze mpfundikanye ubuzima mbye ku ruhande ariko icyo rondagarukagaho ngira character yo kuvuga ibintu uko biri si ukwikina si no kwitaka ariko ndi muri bake nibura Imana yahaye iyo ngabiri bake cyane kuko turi muri monde isigaye bigoranye cyane umuntu umubona wari uzi ko ari inyangamugayo iki ariko wakumva ibyo kore nyuma rimwe ukagira ngo barabeshye nzagenda ntanga ingero ndetse nta muntu baravugaho ikintu uko wari umuzi ukavuga ati si byo ngakana kuzageza ubonye gihamya cyangwa bimwiturukiyeho none ukabyakira bibaho rwose niyo mpamvu rero muri ako gato cyane icyo nahoze mvuga muri uko kuri kwanjye numva nishaka wenda mu gihe turimo kuvuga tuzumvwe n'abantu 300 500 bakabije babicyo 1,000 barahagije kuko ukuri guca ngo mu maeskalier niko babizanye menya ari byo mugani sinzi umuntu awuhimbye bundi ko guca muri eskalier ngo ikinyama ngo cyaciyemo arasanseri ngo kuri bukagitangaye icyo bishatse nasinzi umuntu abizanye nabyumvise ariko sinzi abantu nigeze kubyumva cyangwa se niba batari mu groupe ya WhatsApp nabibonyemo icyo bisobanuye abazakumva buri hari ibintu bitatu bitabeshya bitanabera harimo igihe harimo ikibuga akenshi iyo tugiye muri sport harimo amateka wayagore kuko ushatse ibintu kabibatiza ukagira n'ururimi rwiza rwo kubitaka no kubiririmba no kubibyinirira ariko still ntibihinduke ntibibeshye ntibibere bigira ubutabera ni kimwe mu bintu cyane nk'ibyo twagiye tuvuga ku basaza bareyo birimo kugenda bisohora ibihe byabyo biri kugenda bigaragara icyo gihe mu batwumvaga 90% byari bitutsi 95 cyangwa na 7 batangaga ibyabo cyane ariko ka gatatu kumvaga ari ibyo karagiye kagenda kanduza buhoro abandi kandi bari ko navango wamwera uvuye bukuru kwiragira hose ubu ngubu batangiye kuvuga batariko nyamara aba basaza ikipe y'abagore yari isenyukanye Esperance Kentervena bakayakaraka bari ko mu nzove bakabona uko bahemba abantu nabo kwigwaho gutyo n'ibindi muzabona episode nyinshi hano bazaza ntiba ari tayari kuri tarike episode zibabaje reyo ubiri muri seri nka za filime za Orel mwisi mwaragiye muzireba za Van Helsing zaki hari filime zibabaje nk'iz'amavampire ukabona ngo part 1 ukabona birabaye bikarangira wenda guturi ku mutima kandi ari umuyireba filime ejo akazinde episode ejo akavuka ikindi zigarura zisukira imiyoborere y'aba basaza muri reyo bizakomeza rero ariko baravuze ngo abantu babibeshyeho ko ngo na mbere atari uko bameze yego je n'icyo ngo rugamba ngiye kugaragaza cyese n'ibisubiraho bagakora ibintu uko bikwiye bakavugurura bagatwara ibikombe bagatwara championnat bakubakana reyo irambye itari reyo y'induru ireyo y'induru ntabwo ari byiza ihora muzagara abatoza bahemba tahembwe weguye wasigaye yo icyo nyuma cyahimbwe ko wari yarwaje uyagize
bubakiye ku kinyoma imyaka myinshi. Iki kinyoma rero ngiye gushaka inyundo kubitire muri kaburimbo muri rompu, kubita hasi ikinyoma mpaka nkimugaje gitsindwe nkimugaze. Ariko icyo navugaga rwose muri iyi si turabazi natwe, mwe mwashatse guhakinga kuko mwari mufite ubumenyi bwabyo, mwari mufite detaye nyinshi zabyo, rwose munyurwe na byinshi mwifitiye, duke twacu mututurekere. Ubu twarabidoze, abatekinisiye barabidoze cyane, ntabwo bizongera kubahira, n'ibizaba bizajya bari za pane zisanzweho, ari byagahe gato. Ariko uzi umuntu kwiba akajya no kuburana ngo nibye urumva iki ngo twashyize nyiri mwayishyizeho kuko mwari mubizi mwabibagamo ngo hagiye hiki ngo mucunge ngo hari tariki ni kuko nyine ufite detail, wari ufite ama password, wari ufite ibintu byinshi, buri kimwe biroroshye kumenya ikintu ko wabaye ahantu, wabaye mu kintu cyangwa se waturanye nacyo. Rwose baratubabaje, abantu benshi baratubuze. Hari abavandimwe muri za diaspora bagenda banyandikira, se YouTube ntimuzagarukaho, ese bizagenda gute? Cyane kandi n'abantu batwumve turi kubwira, ntabwo dushaka kubwira bidishye. Bamwe tuzatuvuga ikintu bagakoma mu mashyi. Ngi ni mpamvu nakubwiye ngo sintinye ibitutsi byo muri za YouTube kuko birangira umwe wagutukaga aje kugusaba imbabazi. N'abantu bake mu buzima nigeze mpura nabo, urabona babuzuye aho barimo kudutuka. Ariko mu buzima busanzwe kuva naza muri no sport, abo niboneye akabimbwira ko nyine atanyishimiye ni babiri gusa. Ni umugabo witwa Makaka Antoine wo Muyovu, hari nko muri za 2010 cyangwa na kangahe, niba atari na 10 na kangahe, twahuriye muri stade twicara muri Nyamirambo. Nabwiye ngo singukunda. Nyine kwa kundi usuhuza abantu mu benda mwegeranye muri ku murongo umwe, bari nk'abantu nka batanu, maci isa nirangiye. Arambwira ati ni wereje isa, ati ndakwanga. Ndamubaza ntese unyangira iki? Ati ndakwanga, kwangira ibintu. Aranabimbwira ati mbere na mbere ntuvuga neza Kiyovu. Ati njye cyambere ngo horo, ati icyo kintu cyo ndakikuziza. Tuyita ikipe y'abaswayire, ikipe yivangira, ikipe ibintu byinshi. Ati cya kabiri nkwangira ururimi rwawe, atugira ururimi rusa n'urwihohora, wagira ngo ntiwakenera abantu mu buzima. Yambwiye ibintu bitatu. Ampa n'ingero, avuga ati narakumvise ejo bundi wogezaga match, kugira ngo ejo mu minsi yashize sinzi umuntu uvuga ngo sinanzi kogeza match. Bya bindi nyine byo wa mutima mu bintu bazibabwira. Nuwo muntu yakandira hishoro miliyari, ikinyoma cyikizagezeho kigihanze amenyekane nk'umunyabinyoma, nk'umunyenda nini. Ariko icyo nkubwiye, nogeje match ku rwego numvaga icyo hano mu Rwanda n'uwa mbere nkanikurikira icyo gihe cyane. Kwa kundi bihe bihe bya umuntu wese wakurikiye akankurikira hagati ya 2004 mu mpera nza mu itangazamakuru kuzageza nko 2014 na gatatu gutyo. Hano umuntu twari utamuni waje arampangurura Elijo anshyira pembeni, ariko ari gihe cyageze nidegeye ari bo uyoboye cyane, wabyemera wabihakana. Nakundishije abantu umupira n'abantu abatari abanyamupira, abantu b'abadamu muri za office wogezaga zose nizo hakurya amazi. Mwarimu nakwigisha, narogezaga narangiza nkanakwigisha ku buryo ibyo wumva ibyo bintu ukamenya ibyo ari byo. Nyuma izo style zishobora kuba zaravuyeho, kandi ko kubihe ibintu biratandukana, nko twari bagaye bazidane na ba Maradona. Siyo y'ubu munsi ibintu biragenda birahinduka. Telefone twari dutuzi 98 zaduka za Motorola na zaki na za Samsung zari zifatanye bateri, wayikura ahubwo nayo n'ikintu se kikaba birajyanye. Sizo turi kubona igihe cya none ibintu. Ariko hari igihe cyageze ndi number 1 ari we muntu wari number 1. Nanjye narabifiringaga, nagendaga naryama cyangwa nangira ngana bati tayari kabisa, the best commentator. Cyagiye mutiyene mu gihembo nkigirigera South Africa nyuma ya mondiale. Byari biryoshye cyane muri za 2010. Ubwo narashaje, icyo cyo singihakana. Nibigano hari igihe kizagezaho nabyo ndabona ubuska sazi, ndabona 2005 rwose abantu bavuga ati nibyo koko Atirejisi jewe nararyanaga, yari number 1 rwose nare bahanganye. Nimwe bavuga ibihe bibindi ibihe ati ngo ari igikombe cy'Uburayi, umuntu we utarabigerageje n'umunsi wa rimwe. Nuvuga ngo aramutse ugiye nko muri mu kogeza, wasanga mu buzima bwe mu nyongereza wamuha 0 n'amatwi yayo kwijana, atarigeze bigerageza nibura ataranabikozeho cyane, ataranabikozeho cyane. Kubera iki? Kubera ryashyari ryo kuvuga ngo ese abantu baba bakoresha isi muri za 2005 na 2006 za mondiale za 2010 akaduha igikombe cy'isi cya South Africa kurusha abandi bantu bose, tukagifiringa cyabereye iwacu. Abantu nibaza kumva ko nawe ari wo gukundwa.
oya ukumva ishyari rirakwishe kuki abantu bagira ishyari ko abandi bashobora kuba kandi wareba ubu ukabona umuntu ubundi mu by'ukuri ntabwo mwagombye kuba muhanganye afite umuntu agira ibintu bye nawe abantu bamwemeraho ubu Frank hari ikintu Frank wenda yaba afite cyangwa Joli niyo nakandi buye rigashya cyane ntashobora kugukuraho none nkashaka kuvuga ngo n'abandi bakunda Joli reka mbamukureho ni bake wenda paraporo yanjye ariko nabo bamuveho baze baba baregise umutima ni mubi cyane abo rero nibo abo nibo bavuga bati iyo tubifite 100 by'abasabu ese uwayifunga agatangira ntiyabitumbagiramo babandi bakavuga bakabashakisha nabyo birashoboka kuko ntekereza kuko ngira bibonye nuko nabajije bayifunze kugira ngo base bayirenkinze ku byabo bizagezeho abantu kuko urumva badukurikiye bari bamwe burya muri siporo baveho bimuka cyangwa se gutyo kandi ntago bikora umugisha ngo uravukanwa iyo ndirimbo sinzi nyira yo kujya nyumva mu gisope hari umugabo witwa Egide uzi kwicuranga bya hatari ubwo ndanamukumbuye ndashaka kuzamuha n'akazi mu kwa gatatu aramara kanakaza gucuranga cyane rwose ati umugisha Abana yahaye barawuvukana bakazarinda bawusazana ari uwabo nta muntu ugomba kuza kuba abashije nta kibazo ibintu bari perfect akanje nemera ko buri wese aba afite inzira ze kandi YouTube yacu yaratubabaje babaye rwose twibaze se nijye nimubwije muganga ibintu no byaje mu YouTube ugiye wajya imbere umufata bikorwa ukababwira ko kugira na YouTube ibaho n'abantu benshi kandi ko natwe gukora biratuvuna natwe kubera ko ugasubona ari abantu bwira ushaka kuvuga n'ubivuga ko na YouTube sorry abantu hari nk'ibintu ushaka no kuvuga n'urugero agaciro ariko birungikanye urizi kuri kuvuga abantu bari kuri FM hari n'abandi ejo nari dupfuye na Christophe afite umutumirwa arambwira ati rero ati ntabwo nta YouTube ati ntabwo byashoboka ndavuga ariko muzi ko turabukora bya radio mu bantu tugira hari abantu n'amamiliyoni nibo badukurikiye ntago twamaze gupfa mu mutwe nyine ntago twumva ko yibaze ko n'umuntu ajya kuvuga nk'inkuru n'urugero wenda ikomeye kubona YouTube ihari ikintu kubera ko YouTube ifasha niba mvuze ngo nabonye ukanaka muri stade agira gutya utamweretse ako kantu biravuna bavugaga ngo nta foto nta cyabaye ubu nibwo ndimo ndabibona nta foto ntacyo wavuga nyine bashobora no kukwihakana cyane ibimenyetso burya nibyo ubu rero YouTube yacu yagarutse iri munange iraryaye bahakazi mu shirebaro hasi twaraburanye mpaka ku kicaro cya Google muri Amerika twitwaje ibyangombwa nka bimwe Rukeba François yari afite bavuga ngo Rukeba François agiye kuburanira inyenzi niko nabyumvaga ngafite ibitabo bingana birya muri za 50 namushakishije mbona yari imirimbanye mu by'ukuri muri za Google arimo ariko twitwaje ibitabo uri bukaba wa mugabo metere w'intare aza kuburana na Reyo mu cyangwa nawe yazanye imodoka yuzuye ibitabo naramukaravye nta kintu yambaye nawe nk'igitabo ahubwo nawe ubwo ari icyangombwa natwe twaraburanye kugira ngo YouTube igaruke byari birebire cyane ariko ikiza nuko yagarutse rwose yagarutse kandi Imana izadufashe ntituzagira ishyari ariko dushimire n'abantu batugumyeho muri ibyo bihe bisa nkaho byari bigoye ntabwo bigize bagenda mu by'ukuri ahubwo kuko abo tuzaba dufite abo dufite muraduhagije tugomba gukora amanywa nijoro kugira ngo ibintu bigende neza none ubwo za YouTube ziba ziratubonye za zindi ariko zimwe zivuga mwaranagabuye ziba zigize zitya ziba ziratubonye ziravuga koko ziraduhimbira tutari buzisubize atemeza ukuntu nuko ati kunu nabimenye ko Frank yagiye ati menya ko Joli yasezeye nanjye naragiye ati kuwa mbere ntago azabakimwe wasanga mpari nahari ibyo byose abo kandi nabo nabambari baba abantu so mutabizi ni kuri imwe barakoreshwa buri abantu urumva hari abantu biba bigoye rimwe na rimwe nawe ukaba wabumva ubuzima hari igihe bwanga kandi ubunyangamugayo ni gake cyane umuntu barajya bavuga ngo ubupfura ngo buba mu nda ukabona umuntu arimo kwishakisha hari unandike ndavuga nti rero abo bakoresha baguhaye akazi ko bafite radio kugira ngo uze wirirwa harasenga yacu baguhaye akazi niba bagufata nk'umuntu ukazi koko w'umuhanga barimo kwangaje abandi batagusiga batakubona
yacecetse ntiyasubiza gusa nyuma aza kumpamagara ariko amamagara nibereye mu bindi nanjye sinamwe wanze kumwitaba ntabwo yo ntari mu numwe muri bara bavuze nduru basakuza ni nimwe muri abasakuza nyine ku ma YouTube igitangaje bamwe muri bo usanga ari nk'abantu mwahasoringanye abizi neza ukuri akura oya hari uwo natwahuye hano muri escalaje kwa kakazi harimo n'abahoraga hano oya hari n'abaza hano oya hari waje hano kwa kakazi ashaka ku kiganiro cy'umugoroba cyangwa garura Sport Festival bari abantu batazatwihishamo bakaza bakakora n'ukuri ntabwo babyoroshye ariko abanga birama niko babita bakandiyeho ntacyo batakoze n'ucyambabaje umwe muri yahuye n'umwe mu bantu bahano bahura kuri stade avuga ariko ko YouTube yanyu ngo byagenze bite cyakoze abantu barishimye koko niko nabonye ko abantu bamugana n'ishyari nabaho sikuba n'umuntu ukabona nyine yishimye anejejwe nuko YouTube yanyu ngo yagiye ngo yakiye nyine ukabona yishimye afite n'ishyaka rwose ati ni byiza cyane ariko yagarutse rero dushimira ubuyobozi bwakoze bishoboka byose yego gusa byadutwaye intuze kuko abatekinisiye abanyamategeko babiburana iki ababikurikirana muri izo nzego za Google kuko Google ni ikintu kinini kuko hari igihe ubona wifite kuri telefone ukagira ngo ni ikintu cyoroshye ni industry nini ifite isi yose mu biganza byayo ihemba abantu benshi gusa njye ba YouTube ndabakunda hari aba YouTube bakora nyine akabona nakazi reka mwara ba YouTube akora nka content hari umwana witwa Wodema yamenya ari nk'umunyagana anyura isi yose nkunda kubona kuri akora ubuntu bwetaburebwa n'ibihumbi nka magana biramutunze namwe yigeze kunsanga kuri Fantastic mu mujyi kera duzi se Wode bigenda bite kugira ngo survive ngo uzenguruke isi yose ibihugu byose ubigendemo haravuga ati ngiye njya kuri ntuze nkiga ariko kubera ko mfite amafaranga menshi izi content nibanje hano i Kigali nkakora content 3 ziraza kunyinjiza ibihumbi bingahe azi angere gukora content ibyo bihumbi biramuhatikiye kuzagera muri Ethiopia naho makuru izindi ngende ngira za network bibaho abantu bashobora gukorera content nziza kuri YouTube kandi bikaba ari akazi keza akazi cyenemera umuntu wese ushobora gukora akazi ariko ukora akazi karamba kagutungira umuryango kaguha credibility ku buryo uvuga ikintu na publicity muri icyo kiganiro umuntu akayubaha akavuga ati publicity kuri kuko itinyuze muri wenda tuvuge hari nka episode cyo tubona ubu ubonye ikintu ari kucyamaza nko muri Papa Sava uravuga ati ikintu koko nicyo bitewe n'iki nkajye sindeba za Papa Sava ariko nkurikije ukuntu manye bashobora ko barabikoze ku buryo buri standard bwiza bigatuma abantu bahora bazitegereje ngo bazirebe n'urugero ngo haye ntabwo biba byoroshye bigenze neza twemeye gusubira mu kazi ubongiye gukoresha imyitozo Jose nabibabwiraga ni wasanga ari ngibyo rero ubwo tunabahe pole yo uwangaje urugamba ukarutsindwa gwishyari ni ndanini reka mbyite gutyo ko nawe mbibara gutyo umuntu uhabwa pole abo bantu tubahaye pole bariyizi n'abantu barabazi bato muri societe nziza cyangwa mbi ikintu cyose kibaye abantu barakimenya niba nka Jori yatahanye na Tansere Mosengo n'urugero ntanze abantu barabimenya ukanyura uzi ngo ntibabizi kandi babizi n'urugero societe yacu ndiko imeze ubu abo tuvuga bariyizi abantu barabazi si ngombwa kujya kuvuga amazina yabo keretse umunsi imwe na burara ukuntu njya ndamuka arigenza ewa ukazimuza ntegereje ko hari unyerera gusa muri bo unyerera by'akanyaga ukaburengaho gato akagwa mu ntambwe 18 ntabwo uzatinzamo icyo nzirinda ni ukubanduranyaho ubundi igihe umuntu atanyanduranyijeho ntangereho ishyari nanjye ntaryo mugire nta shyari ngira mu buzima bwanjye uba wowe nyine wowe ukanyurwa n'ibyawe ndetse wagira ishyari Imana ifite uko yakugeneye niba Imana yaravuze ngo hari abantu bagiye mbona ariko urashize ngo kutagira imodoka ntabwo ntari ku imodoka nicyo kindaje shinga imbere mfite ubushobozi bwo kuyigura ko ntabwo ari cyo gihe sibyo binejeje wenda umugore wanjye yayigira business yanjye yayigira ariko gihe ntibinshyize imbere cyane wowe rero niba byo bikuraje shinga ukagira imodoka utagira aho utaha utagira buri kintu cyose uyiparika mu muhanda ku bandi bantu ugenda uje n'abandi bantu udafite aho yibika ubwo ibyo ngibyo nibyo wirirwa wakagenda wirirwa ubizenguruka wo bivuga nicyo nahuze mvuga abantu bajye bamenya tujye tumenya kwakira ubuzima Imana yaduhaye hari igihe Imana ushobora no kureba Joro uko bati Joro atunze ibidasanzwe kandi we wenda arararira genza abantu batunze amamiliyoni n'amamiliyari ariko waganira n'umuntu waho cyangwa umwe muri bo wenda ari nk'urugo rw'umugore n'umugabo ugasanga umugore ntaryama cyangwa umugabo arara mu modoka bafite byose cyane ibintu byo kunyurwa no kutanyurwa biri proportionnel
umuntu niwe navuga ngo ubyakira kurusha uko abandi babigira n'abantu rero cyane cyane abo muri monde yacu itangazamakuru rya siporo mugerageze kwakira uko muri ejo bundi muzabaho mumeze neza ibintu birahinduka hari nk'akantu gato kaba kagahita gatuma utekereza kaguha